nongeye kubaha ikaze mwebwe bakurikiye muri Awa TV muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Haleluya. Reka dutangire rero dusenga Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusoma Bibiliya yera. Murakoze cyane. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye n'imbabazi tugirira, tugushimiye kubana natwe buri munsi ku manywa na nijoro ukaturinda ikibaro n'ikibi cyawe. Tugushimiye Mwami igihe tumaze dusoma Bibiliya. Mwami, tugushimiye gukomeza kubana natwe, kandi turagusabye kugira ngo iri jambo dusoma rikomeze ritwungure kumenya no gusobanukirwa iby'ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ukomeze utuyoboze umwuka wawe wera, kandi Imana yacu ukomeze kubana na buri wese, kandi rigire icyo rimarira ubugingo bwe, bifashe imibereho ye, kandi hagaragara impinduka nziza, maze byose bidufashirize hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 46. Yakobo ajya muri Egiputa. Isirayeli aragenda ajyana ibyo atunze byose, agera i Berisheba, atambirayo ibitambo Imana ya se Isaka. Imana ihamagara Isirayeli mu iyerekwa rya nijoro iti, Yakobo, Yakobo. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, ndi Imana, Imana ya so. Ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye ni jye uzagukurayo, kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba. Abana ba Isirayeli bajyana Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kumuzana. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baronkeye mu gihugu cy'i Kanani, bajya muri Egiputa. Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe, abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu, n'abakobwa be n'abakobwa b'abahungu be, n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa. Amazina y'urubyaro rwa Yakobo. Aya niyo mazina y'Abisirayeli bagiye muri Egiputa, Yakobo n'abahungu be. Imfura ye ni Rubeni. Bene Rubeni ni Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Bene Simiyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Bene Lewi ni Gershoni na Kohati na Merari. Bene Yuda ni Eri na Onani na Shela na Peresi na Zera. Ariko Eri na Onani bapfiriye mu gihugu cy'i Kanani. Bene Peresi ni Hesroni na Hamuli. Bene Isakari ni Tora na Pawu na Yobu na Shimuroni. Bene Zebuluni ni Seredi na Eloni na Yahileri. Abo nibo bene Leya yabyaraniye na Yakobo i Padanaramu, kandi babyarana n'umukobwa Dina. Abahungu be n'abakobwa be bose ni 33. Bene Gadi ni Sifiyoni na Hagi na Shoni na Isiboni na Eri na Arodi na Areli. Bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Malikiyeli. Abo nibo bene Zilupa. Labani yahaye Leya umukobwa we ho indongoranyo. Abo nibo babyaranye na Yakobo, ni abantu 16. Bene Rasheli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yabyariye mu gihugu cya Egiputa Manase na Efurayimu.
ababyarana na Asenati umukobwa wa Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Bene Benyamini ni Bela na Bekeri na Ashibeli na Gera na Namani na Eri na Roshi na Mupimu na Hupimu na Arudi. Abo nibo bene Rasheli yabyaranye na Yakobo, bose ni 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nafutali ni Yahiseli na Guni na Yeseri na Shilemu. Abo nibo bene Biluha. Labani yahaye Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Abo nibo yabyaranye na Yakobo, bose ni 7. Abantu bose bajyanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse mu rukiryi rwe, utabariyemo abakazana ba Yakobo, bose bari 66. Abahungu ba Yosefu babyariye muri Egiputa ni 2. Abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Yakobo na Yosefu babonana. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni. Yosefu yitegura igare rye, arazamuka ajya gusanganira se Isirayeli i Gosheni. Aramwiyereka, aramuhobera, begamiranya amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. Isirayeli abwira Yosefu ati, naho napfa nibyo bizi, ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiriho. Yosefu abwira bene se n'inzu ya Sati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze, kandi ko ari abashumba, kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo nabahamagaza akababaza ati, umwuga wanyu ni umuki? Muzamusubize muti, abagaragu bawe turagira amatungo, twahereye mu buto bwacu tugeza n'ubu, twebwe ubwacu na ba sogokuruza. Mubivugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari ikizira ku Banyegiputa. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye neza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tubara dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo Umwami kandi Umukiza wacu. Amen.